mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Joshua Ishimwe, ndi umwana muri uru rugo rwa Seka. Sherisa twarakuranye twize hamwe, ndashima Imana mu minsi twamaranye yatubereye umugisha. Haleluya, twakomera Imana amashyi kubw'ibyo. Nagira umugisha wo kubana na Sherisa. Hari utuvideo mwajyaga mubona ari gucuranga gitari, ni gitari yacurangaga. Nagize umugisha wo kumwigisha gitari kuko yarayikundaga. Imana ishimwe ko yabashije no kwiga ibyo yakundaga, yize mu gihe gitoya. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi,
wanesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera, tuzazamura ibendera, mbona umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu hari ikintu Imana yaduhishe. Kumenya rigenge nza hano ndavuga ati se Sherisa buriya ntiyaba yaratuskaminza akatubeshya agahita atubwira ati sinigeze mpfa, ariko Imana izi kubidufashamo. Mbere ya byose tubanza kwihanganisha dutanga mpore ku muryango wa Sherisa, umuryango avukamo, mwihangane kandi mukomere. Turihanganisha umuryango bwite wa Seka, ababyeyi, abavandimwe be, mwihangane kandi mukomere. Turihanganisha umuryango wa Healing Worship Ministry. N'impamvu z'ingendo indege zitabashe kuboneka, nicyo cyatumye bataboneka, ariko arabo twavuganye bari bafite kuza, ariko kubw'iyo mpamvu ntabwo babashe kuboneka, ariko tubasaba gukomerera aho bari. Turihanganisha inshuti n'abavandimwe z'imiryango, inshuti zacu mwese mwihangane, abakunzi bacu mukomere, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko yari akiri umwana muto, igihugu cyari cyitezemo byinshi, nabo turabasaba kwihangana. Rero ngiye kuvuga mu byamuranze mu minsi twabanye, ni byinshi, ariko bitewe n'umwanya bivugiye mu itsinda ryacu, ko nabibabwiye ko yari umuyobozi, niwe wari SG, umunyamabanga mukuru, akongera kandi akaba na protocol, niwe wari ushinzwe itsinda ry'abakobwa rya protocol. Nagiye mbona comment nyinshi abantu bagiye batanga, n'abantu bagiye batwandikira ku bamumenya, benshi bamumenye mu protocol. Wasangaga kenshi iyo yakwakiraga hari ku irembo cyangwa se yari ku muryango, yarakujyanaga kugeza ku ntebe uri bwicareho, atari ukugutungira gusa urutoki. Ari n'umwe wambwe ngo aho yamumenye yiwe, yarebye uburyo yamwakiriye ku muryango, akamwicaza neza, ageze araho ngo reka mugerageze utekereze urusengero byo muba mungana, aramuga ngo ndashaka n'amazi yo kunywa. Yibwira ko ari bumusaba amafaranga, ariko abona arayamuzaniye. Rero bigaragaza mu by'ukuri uburyo yitaga kuri muntu wese umugana, ndetse no kuzuza inshingano ze. Iyo yajyaga gufata umwanzuro, yafataga umwanzuro yawutekerejeho bihagije.
mu busanzwe murabona ko turi urubyiruko. Discipline tuba dushakisha uburyo tumanaginga abantu bose. Akenshi urubyiruko murufata nk'abantu ikintu muberekejeho bashobora kugikora mu buryo bwiza cyangwa se banahubutse. Nayo mpamvu no gufata imyanzuro rimwe na rimwe kugira tubashire ku murongo akenshi usanga bigora. Ariko iyo twafataga umwanzuro wasangaga Sherisa niwe wafataga ijambo bwa nyuma, kandi akenshi agahita challenging ibyo twaturangije kuvuga bitewe n'umuntu imyitwarire ye. Twafata nk'ibihano bikakaye, Sherisa akavugwa bwa nyuma ababwa ati mushobora kugerageza kwihanganira uno muntu tukamuganiriza ko bishobora kumuhindura kurusha uko mushobora kumufatira ibihano mwamufatiye. Nibwo ashobora kumva byimbitse kuruta uko mwamuhana. Yavuga iryo jambo mwese mukahongera kandi mugasubiza intekerezo inyuma mugasanga ibyo yavuze niko kuri. Ndetse rimwe na rimwe agasaba nko mu itsinda ry'abakobwa akavuga ati nge ni mu muntu meho ngende muganirize, kandi yabikora ukabona bitanze umusaruro. Rero icyo ni ikintu twibukiraho Sherisa. Yarazi kubana n'abantu bose neza. Ahantu hose Sherisa yarangwaga no guseka. Abatamuzi bamufata ko ari uburyo bwo kuderanja, ariko ahantu Sherisa yabaga ari wasangaga abantu bose bishimye. Ntiyashoboraga kuvuga ko cyangwa se kubemerera ko bigaragara yuko mutuje, aho yafataga umwanya wenyine w'amasengesho atari igihe twategetse byo kuvuga ngo turinjira amasengesho. We wenyine agakora amasengesho. Ibyo ni ubuhamya n'abapasiteri bagiye babivuga, atari byo kuvuga ngo nibyo umuryango washizeho wafata igihe cyo kwiyiriza cyo kutarya. Ugasanga Sherisa yafashe iminsi 21 atarya, by'ukuri rimwe na rimwe bikaba byamugiraho ingaruka mu buryo bw'umubiri. Ibyo birego cyangwa se twagerageza kubishira muri documentaire, muzabikurikirana. Nibwo buryo twabonye bwiza kugira tubashe kuvuga Sherisa, ko buri muntu wese tumuhana mikrofone yagira icyo avuga kuri Sherisa. Ariko Sherisa turamuzirikana kubyo yakoze. Reka soze nshima barakoze cyane, twagiye tubabona abashumba bagiye batandukanye mu matora agiye atandukanye, ndetse n'abashumba bamuyoboraga, inshuti zacu z'umuryango muri rusange wa Healing turabashimira. Rero ndashimira umuryango we wamureze. Manama twagendaga dukora hari igihe twatahaga saa 7 za nijoro, ariko ukibaza umwana w'umukobwa utaha saa 7 za nijoro mushobora kumufata nk'icomanzi. Ariko turashimira umuryango we watwizeraga, ukabuze ko dufite Sherisa ayo masaha kandi ukabyemera. Ndetse rimwe twaramuherekezaga tukagera iwabo tugakomanga, ubundi tugahamagara mama we, ubundi tukamutegera moto akagenda. Mu by'ukuri umuryango we wamwihanganiye muri ubwo rugendo. Turabashimira, ntitwabona icyo tubaha, ariko Imana yo mu ijuru izabiture. Ngiye gusoza nshimira Sherisa. Ari ikintu Imana yaduhishe. Kumenya umuntu iminsi asigaranye kugira byibura tumushimira akiriho. Ariko iyo dushimira umuntu atakiriho bisa n'imbaraga tutabishizemo. Dutora komite isa nkaho ari y'abantu benshi, ariko twaba dufite papasi. Muri komite yari igizwe n'abantu 13 hajemo umukobwa umwe ari we Sherisa. Bigaragaza imbaraga yari afite twamubonagamo.
ni ikigaragaza imbaraga twamubonagamo kandi icyo twamutoreye buri gihe njya nza hano navuga ati se Sherisa buriya ntiyaba yaratuskaminze akatubeshya agahita atubwira ati sinigeze mpfa. Ejo bundi natekereje ku rupfu na mugenzi wanjye nsanga urupfu nyine rubaho. Ndashima Imana yuko ngifite ababyeyi bombi n'abavandimwe bose nari narapfusha umuntu w'inshuti yanjye nyine uri close kabisa tubonana umunsi ku wundi n'ubwa mbere bimbayeho pe. Njye najyaga mu biriyo by'abantu bakarira nkabahuza nyine nkabona urupfu rubaho ariko nyine sindwakire neza kubera ko nari narapfusha umuntu nkunze cyane. Ejo bundi natekereje ku rupfu ndabase Mana iyo urupfu urufata ukazajya utwara umuntu ukaba wenda umudutwaye imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 akazagaruka yaza agasanga turi mu iterambere riteye ubwoba yaza agasanga tugeze hehe basi byibuze kubera ko ari inshuti yacu tukamugabanyiriza. Nasanze kubura umuntu ari ikintu gikomeye cyane. Sherisa ndabanza muvuge ku giti cyanjye. Sherisa yari inshuti yanjye magara kabisa ku buryo muri korari abantu babibonaga pe, abantu babibonaga bakaba ariko se nkamwe biti twari abayobozi ndi comptable wa korari ari secrétaire ariko nitwe bantu basakuzaga cyane mu marepetition. Umuyobozi wacu w'amajwi buri gihe twagiye mu nama ya komite akaba ariko wowe na Sherisa nuruye rugero muhereza bari abana batoya mwagiye mu serious. Ariko kubera ko byabaga rimwe na rimwe tugatangira practice magaze hariya ahagaze hariya ntago namenyaga ukuntu twabaye connected nkashituka namwegereye cyangwa yanyegereye gutyo. Sherisa dukoreye ibintu byinshi dusigiye memories nyinshi cyane tutazibagirwa. Yari umuntu w'urukundo rwinshi, yajyaga akunda gutera blague nyinshi agasetsa. Twavaga muri practice akambwira ati boss wanjye wanguriye se agasitro, yakundaga fanta ya citro cyane, ngiye nkunda pineapple. Nono twagiye muri alimentation kugura akambwira ati no wowe kubera ko ufite ababyeyi bombi reka dusangire pineapple yawe, nanjye iyi ngiyi urabizi mfite abavandimwe banjye b'imfubyi nyibashyire. Akambwira ngo sinzi impamvu njya numva fanta yawe iryoshye kurusha iyanjye. Yadusigiye ibintu byinshi by'urwibutso. Ibyo byose yabivugaga ari blague, tukanayinywa yanjye twayisoza tugasangira niyiwe. Ibyo byose yabivugaga ari blague kugira ngo gusa abantu baraho bishime banezerwe. Ikintu kimbabaje ni ukuntu Sherisa agiye tutamweretse urukundo yatweretse urukundo. Uvuye hariya ukageza hariya buri muntu bafite uburyo bari babanyemo. Ejo ndi twaricaye buri wese akaba ati ni ngewe wari inshuti cyane na Sherisa, undi nawe akaba ati ni ngewe mwebwe nimuzi amabanga yanjye na Sherisa twari inshuti biteye ubwoba. Hari ibintu bimwe ndimo ndareba nkumva sinakongera kubisubiramo. Yatambwira ati tujye kurya rero, singukora akazi kari kugufata amasaha menshi, ibyo bihe byose nzabyibuka kandi tuzabimukumburira cyane. Ndakomeza cyane famiye yiwe, ndakomeza umubyeyi wiwe. Mama Sherisa yahagararanye natwe mu bihe byari bitugoye, hari ibihe twigeze gucamo biratugora. Mama Sherisa aduhagararaho. Ndibuka dutangira ministere ama practice nkangaye ya mbere yose twakoreye iwabo kubera Sherisa na mama we n'abavandimwe be bagataha barushye. Iyo turepeta twebwe tuba turi hejuru cyane, bashanita bagataha barushye, n'abashanisi bavuye mu kazi tukarepeta
ntibigire ikintu bibatwara. Turabashimiye cyane, umuryango mwiza, mwatweretse urukundo, akarusho noneho mutubyarira Sherisa aza kutubera ibyishimo muri Healing Worship Ministry. Sherisa adusigiye intimba nyinshi ku mutima, adusigiye n'akazi kenshi. Ntituzi ko tuzabona undi muntu uzasimbura Sherisa, ntawe turi kubona muri twebwe, ntawe pe, nta n'uzava hanze wasimbura Sherisa. Ariko muhumure, Sherisa ari mu ijuru, Sherisa ari mu ijuru. Turabaha umugisha.